Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza gutanga zakatul fitri aho utari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Umuntu ashatse gutanga zakatul fitri mu gihugu atarimo, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, usibye ko zakatul fitri ibyiza nuko itangwa aho uwasibye aherereye. Ibyiza kurushaho nuko itangwa aho uwasibye aherereye, ariko igihe aho ari hatari abakeneye cyane cyangwa se atabasha kwisanzura mu kwitanga no kubona uwo ayiha, cyangwa se akaba afite abamufiteho ukuri nk'umuryango uyikeneye cyangwa se abaturanyi, cyangwa aho ngaho ari akaba ari mu rugendo gusa, icyo gihe ntacyo bitwaye ko yayohereza mu gihugu aturukamo cyangwa se mu gace aturukamo, akaba ariho itangirwa igahabwa abakene baho. Ibyo ngibyo abikora mu buryo bwo gushyiraho umuhagararizi uri buze kumugurira ibiribwa muri ako gace arimo, hanyuma ako gace ashaka kuyitangamo, hanyuma bya biribwa bigashyikirizwa abakene. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri bushobora gukoreshwa nk'uko ushobora no kohereza ayo mafaranga umukene, ariko ukaba utamubwiye ko ari amafaranga ye ari na zakatul fitri ye, gusa ukamubwira uti nkohereje impano, ntago ari impano, ukamubwira uti nkohereje amafaranga nguriramo ibintu runaka, nkubwire uwo uza kubimpera, nguriramo ibiribwa runaka, nkubwire uwo uza kubimpera. Hanyuma yamara kubigura byarangiye, ukamubwira uti ibyo ngibyo noneho bishyire mu rugo rwawe. Icyo gihe nabwo ntacyo byaba bitwaye, kubera ko yabyakiriye atazi nyirabyo, kandi yanabyakiriye nk'umuhagararizi, ariko aramutse amenyeshejwe ko ari umuhagararizi w'ibintu bye ku giti cye, icyo gihe yahita abikoresha uko abishaka. Icyo gihe abikoresha uko abishaka, akaba yakoresha amafaranga bufaranga akangiza zakatul fitri yawe, ariko yayakiriye nk'intumwa. Hanyuma yamara gusoza ubutumwa bwo kugura ibiribwa, ukamubwira ko ari iby'urugo rwe cyangwa se we na runaka, icyo gihe aho ngaho byaba byoroshye, kandi waba utanze zakatul fitri ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo ntacyo bitwaye ko uyikura aho uri ukayitanga ahandi, hanyuma ugakoresha uburyo bwose bushoboka buza kurangira utanze ibiribwa udatanze amafaranga cyangwa se ingurane yayo n'ibindi nkabyo, nk'imyenda cyangwa inkweto n'ibindi bitandukanye, mu bikoresho bitagenwe na gato mu gutangwamo zakatul fitri. Wallahu a'lam.